ijambo bose turabaha iminota batatu. Vuka mu kagari k'Ubumanzi, umurenge wa Rugenge, akarere ka Nyarugenge. Murakoze nyakubahwa perezida kwa kuduhaye ijambo. Urabanza uzamura ikiganza cy'iburyo. Bari kuti ngewe izina ryawe Ntanzimana w'umuhamya ko ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Ngewe Gasasira Jean Marie Maurice Ntanzimana w'umuhamya ko ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Aho tubwiza ukuri. Murakoze nyakubahwa perezida, nubwo muduhaye iminota mike twayango dusabe natwe tungane n'uwahawe umwanya mbere kuko imbere y'agacaca twese tungana. Mu by'ukuri uwo twahaye umwanya yisabiye gutanga ubuhamya. Urumva yisabiye gutanga ubuhamya, umwanya twamuhaye ntabwo twawunganisha namwe. Reba uko mungana, subiza abantu murebe. Wenda hari n'abandi bari kugira ubuhamya batanga. Ubwo se ubu buhamya bwafata ikingana gutyo? Ndetse niba nawe ushaka kutubwira kuva muri 59 ndahina sinari nyireke iminota hasi yubahirize. Murakoze kubwira ikintu uko cyagenze, nkoza niba wenda hari ibyo muvuga by'icyaha yaba yarakoze, ugire ku cyaha neza utagombye gukata cyane mu nyuma y'itebine kuza kuza mu kigera. Murakoze nyakubahwa perezida, namwe nteko y'inyangamugayo. Kuri General Major Munyakazi numvise turi mu ikusanyamakuru, ni amakuru macyambaha, ibindi ni ukubamenyesha ko mu byo twakwifuza bya mbere mwakwihutisha dosiye tukazakomeza nawe mu rukiko, ibyo tumurega ni byinshi. Reka rero tubaha amakuru makeya dufite, ubwo ibindi muzatworiyantaho tuzajya gukubira hano. Reka rero mbabwireho makeya. General Major Munyakazi yaje inshuro nyinshi muri Sainte Famille. Ya modoka Lexus umutuku yanze mu kanya ngo ndayibagaragariza ngewe niyo yamuzaga imbere imuherekeje. Yari afite yagendamo, yari imuherekeje yo yazaga mbere. Ni Lexus itukura yari yanditseho Komine Nyarugenge, emerende Komine Nyarugenge. Izo Lexus ni mumuzi ntabwo muzizi muri uwo mujyi. Lexus itukura yanditseho Komine Nyarugenge, hejuru hazaga ngo emerende, musa akajya ngo Komine Nyarugenge. Iyo Lexus irazwi hano mu mujyi. Abari Sainte Famille turayibukiranye. Icyo gihe mu ntera mwazaga zimuherekeje, we yabaga afite abajandarume be kuko abibwire yayoboraga muri Kamuhima. Iyo bazaga muri Sainte Famille yababwiye abapadiri bose, ariko biratangaje kubona umuntu nka Munyakazi wari major ayoboye jandarume hano atageza na rimwe adukomoreza kuri Munyeshyaka, akatwibwirira Celestine. Munyeshyaka muzi ibyo yakoreye iki gihugu, twirirwa turirimba isi n'amahanga Munyeshyaka. Ni Munyakazi yarinjiraga akinjira kwa Munyeshyaka mu biro bye bagakoreramo inama n'undi musirikare bitaga Omoniye wabaga uturutse muri Ese. Nguyu Munyakazi ari hano. Iyo bamaraga kwinjiramo icyo gihe nta kindi cyakurikiraga. Uwo Omoniye amazina ye turazayaba mu bundi bamenya kwa perezida. Reka rero mbabwira abantu bagiye bakurwa muri Sainte Famille n'ukuntu bagiye bakurwamo. Mu kwa kane mu matariki ashyira hafi kuri 28 Munyakazi uyu nguyu yarinjiriye muri Sainte Famille ajya kwa Munyeshyaka, binjira mu kiliziya abantu bari Sainte Famille mu byibukanga. Yari padiri we Silas Munyeshyaka yari yambaye antibari, uyu yambaye imyenda ya gendarmerie na pistolet iri mu giposhete cy'umweru. Araga ngo uyu munsi icyo ashaka ni imperuka y'abatutsi bari muri Sainte Famille. Akinjiramo kugira ngo nyakubahwa perezida tuze kwibukiranya aho ngaho n'abandi batwari turi kumwe ngaho muri Sainte Famille. Icyo gihe yahuye n'intera hamwe z'imihanda yose. Hari haje Gikondo uwo munsi, hari haje Muhima, hari haje Rugenge. Ndababwira ari wacu ba Rugenge, Munyakazi yari ahari, narenzaho prefe w'umujyi. Abi wacu Rugenge bazamutse muzi ibitero 4 byari bihagaze imbere ya Sainte Famille. Rezaho we ahari ari kumwe n'uyu mugabo Munyakazi. Hari Ngerina wari inspectrice, hari Nyirabagenzi Odette. Ureba urukiko, ureba abaturage. Bagira ngo twibukiranye kwa perezida Murakoze. Muri icyo gitero cy'iwacu Rugenge ngiye kubabwira, nababwiye ko ubundi intambwe zazamutse bigaragara ko ari ikintu cyari cyapangiye umunsi umwe nk'uko byari bivuzwe ko ari imperuka y'abatutsi bo muri Sainte Famille. Intambwe za Rugenge zari zihari, iza Muhima, iza Gikondo.
kuko mwibuke muri Sainte Famille hari abantu bari barahunze ku bwa Bucyana amaze gupfa n'umusaza umwe ndikuza kubabwira mu buhamya bakuye kuri Aritari. Munyakazi ari ahangaha n'icyo gihe nabwo abyibuka yari ahari. Muri Sainte Famille interahamwe zacu rero zari ngenye nizo ngiye kukubwira, ubwo nadufasha azatubwira n'abamuhima n'abagikoro ko yari aje ari bo barangaje imbere. Mu za Rugenge rero harimo Nyirabagenzi Odette, harimo Mukandutiye Angelina, ntabwo zirengero ryabo, hari Nzamwita Narcisse afungiye ku Muhima, hari Bagabo Leonard afungiye ku Muhima, hari Kodo yarafunguwe ari muri Rugenge, hari Muhutu yarafunguwe ari muri Rugenge, hari Bideri nta rengero rye tuzi, hari Bikomago, hari Papias wabyinaga kwa Bikindi, hari Umunyanyeshimana, hari Muzeho kwa Mamerete, umwana yeze gukubita uruhinja hasi mu ntambara dora tubivuga yararekuwe ari muri Rugenge, hari Murenzi Bacimba n'abandi tuzakomeza kubagaragarira. Ikindi nshaka kubabwira kwa Perezida, uwo munsi abantu bakuye muri Sainte Famille harimo abantu 18, harimo umugabo umwe wari wifubitse ikintu mu mutwe yigize nk'umugore wari waraturutse igikono. Munyakazi uyu wenyine ahagaze kuri Aritari, nawe Sisilas Munyeshyaka yambaye antibari. Baravuze ngo aba bantu nibabashyire hamwe 18 babashyire rego ku mujyi kwa Renzaho, hari amakuru bagiye gutanga y'inyenzi. Babahambiranya amashati babashyira muri ya Helix, ngira ngo mu byo ndibusaba urukiko nyakubahwa Perezida turasaba ko no kuzajya kuri terego tubibereke uko wabibonaga nuko byagenze turitari kubibagaragariza. Barabahambiranije babashyira mu modoka iyawe rwose nyakubahwa Munyakazi yawe kuko n'umweru uko yayivugiye yari imbere yawe niyo yabanje gupakira abo bantu. Na za nterahamwe navuze byari ibikundi 4 bigaragara ko ari imperuka muri Sainte Famille. Abo bantu bagiye gutanga amakuru ku nyenzi na permis de résidence, ntituzi irengero ubwo yatubwira ababaye abere aho bagiye, abahamwe n'icyaha aho bagiye, byibura tukatwarushaho no gushyingura abacu nawe tubere furara batugaragariza. Ngaruke rero ku cyanyuma nyakubahwa Perezida, tumaze kumusaba abo bajyaga kwa Renzaho uriya mubare navuze, hari n'andi matariki, ubwo nanjye ndumva uburenganzira mbwemerewe kuko mumaze kutugaragariza kuri Munyakazi ko uburenganzira bwanyu mwemerewe. Tuzakomeza nawe mu nkiko, turi tayari rwose kuzakomeza nawe mu nkiko, ariko tubisabira ibi bikurikira. Yakomeje kubabwira uwitwa Depite Rugema Donatien. Rugema Donatien aje muri Sainte Famille yari asimbutse Saint Paul. Rugema Donatien mwese muramuzi yari yarafunzwe mu byitso muri 90. Twebwe icyo twakoze yaje atubwira, ngiye kuko dufitanye n'isano rya bugufi mu muryango marume. Rugema aravuze ati mu bantu ncitse harimo Munyakazi. Yaje ataka avuga ati mumenye koko ko ibintu byanyu birangiye uyu munsi. Rugema mwese muramuzi Kimihurura bari bamaze kumwicira umugore amwicira abana. Ageze muri Sainte Famille no kugira ngo ahagere no mu bagiye kumutera iwe, Munyakazi yahoraga mukubitira agatoki ku kandi. Nge Rugema ni maru itari kuzajyana communication nayo mumenyeshe ko twatangiye imanza na Munyakazi mu rukiko, kuko twarabigerageje muri 97 twandikira uwari auditeur general auditora militaire yari majoro Zabanita Joseph, tumubwira ko hari umwe mu ngabo z'u Rwanda witwa Laurent Munyakazi turega genocide. Cyakora akabo gacaca mutuzaniye ntabwo twongeye gusubizwa, ubwo bushishozi n'ubwanyu tubazi. Icyo rero kuri Rugema ubwo tuzakomezanya mu manza kuko yamurega kuva muri 90 we mu byitso. Munyakazi wari muri gendarmerie, torture yakoreye ibyitso abantu bafunzwe mu byitso, dore ngo uyu Munyakazi amakuru yose. Nyakubahwa Perezida rero reka no gufata umwanya munini, ibindi tuzakomereza mu rukiko, gusa mbasaba ibintu bibiri. Munyakazi mu magambo atyaye kuko muri mwikusanya makuru natwe twakoze ikusanya makuru ry'abacu twabuze. Twagiye twumva amwe mu magambo yagiye akoresha mu ntambara mu bahungaga uko batubwiraga. Abashoboye guhunga bakinjira muri Sainte Famille mu minsi ya mbere batubwiye ko Munyakazi wo kuri Sopetrale ari muri Rugenge yahanyuze akivugira ngo ko nta myanda mbona bivuga abatutsi. Bamubwiye ko nta bikoresho
ni amakuru natwe twakusanije kugira ngo turengere abacu kuko nta kindi badusaba gukurikirana urupfu rwabo kuko iyo myanda byarubahirijwe irahashyirwa natubere imfura zatubwira iyo myanda yacu iri ubwo twe tuzayishyira ahatari umwanda. Icyanyuma rero nyakubahwa perezida nk'uko mwabyiboneye reba no kuvuga byinshi tuzakomeza mu manza ariko duhe n'umutekano wacu nawe ubwawe ubonye uko avugira mu kanya yakwirenza generali. Murakoze. aho bantu tubwire izina noneho turajya tukubaza. Nitwa Kayitaba Alfa Mwerede Mwene Karamutse Juvenal nande na Mukakibi ushize imvugo kabiri. ukira mu kahe kagari? Ntukamaze kuko nakavuyemo utugari tutarabaho ndakubwira aho ntuye. Akagari utuyemo? Ntuye mu kagari ka Rwampara, umurenge wa Biryogo, akarere ka Nyarugenge. Urazamura ikiganza cy'iburyo. Murakoze. Nubwo ugiye kundahiriza ariko njye nabazaga nta buhamya nawe. Ni ukubaza? Nagira ngo ubaze. Uwe kuri kurahira. Sawa, murakoze. Nagira ngo nyakubahwa Jenerali Majoro Munyakazi yatubwiye ibintu birebire ariko ubundi jenoside bayibara kuva mu kwezi kwa 10 ku itariki ya mbere 19 kugera mu kwa 12 1994. Yatubwiye ko hari ikinamico yakinwe bagafata abatutsi bagambiriye kubica. Mumubaza mwavuze muti turashaka ibintu bitatu: uruhare rwawe, ibyo wabonye n'ibyo wumvise. We uruhare ntabwo yatweretse. Muri 19 igihe barasaga naraha muri Kigali, nzi ko abantu benshi bafashwe na nyakubahwa Jenerali Majoro Munyakazi akiri majoro. Nagira ngo mubaze, yavuze ko ari ibintu bari bahimbye. We kwawe yafashe benshi, yabyemeraga ko ari ibibeshyo akajyana abantu, we yabibonaga ati. Ikindi, abantu benshi muri stade hariya regionali baramutakambiye kuko yari afite ububasha buhambaye. Mu bantu yagiriye neza hari umugore umwe yarekuye, abandi barahaguruka. Yatubwiye ko ngo yakoze raporo ariko njye nkaba ntabyemera kuko iyo aza kuyikora aba yaragiriye n'abo bantu bari kuri stade imbabazi bagataha, yarabamanura ajya kubafunga. Ikindi, igitugu cy'amahanga mwese murakizi, n'abatari no basomaga ibinyamakuru nicyo cyabukije kugira ngo barekure abo bitaga ibyitso. None we batwatweretse uruhare rwe mu gufata abantu, akaba yatubwiye ko yakirira abapadiri n'ababikira, abaturage 180 n'abangahe bakaba kuri Sainte Famille, akatubwira ko atabibonye atanabyumvise. Ubwo murabona koko uyu nyakubahwa ko yarahiye ko azavugisha ukuri akavugisha ukuri. Murabona hari ukuri azavugisha, nawe abidusubize uko byatangiye kugaragara. Murakoze. Ariko niba ari ubuhamya twumvikana, abafite ibitekerezo turaza kubahamya. Abafite ubuhamya bagira icyo bavuga mu bijyanye n'ibitwaro turimo kuri nyakubahwa babitubwire, ariko abadafite ubuhamya bigira inyuma baze turabaha umwanya nyuma nabo baze gutanga ibitekerezo byabo. Nitwa Nyiribondo